umugabo yagiye kuguca inyuma areba ukuntu yitwara neza agigira ntayorwa handi umutima wawe ukuye mbabara umbwire sheri akariso yikuye he tuzajya dutongana ibintu ntazi naho byaturutse na utazo byaturutse se bagasi yawe se Oui. Sha. Akantu araye nekeje nimugoroba. Akaza kanshe. Avuga ni kubungu ma uko mfata te kweli. Ndavuga ni. Kagire inkuru. Avuga ni giye byanze bikunze. Tugomba kugenda kwitwasha amakaziye tukavuga ijambo ebana mama gaise yego yego ndashaka kugufata tugafata amakaziye nkane tukamanukana igitoki n'ibiro nka 15 by'umuceri hagenda nkabwira amabuko ati n'ibindi biracyaza ariko mutubabari urabyumva ute ayo makuru uri kuvuga ni meza akaba ariko yavuga unanyegereye pe yewe je ndi gukubwira rega ngenda gukunda sho none ukuntu kwitwara neza muri naminsi shose no erega ntacyo muri twara nk'umuntu ushaka umugeni ntacyo nakora nuko nawe unaniza ariko yari ibintu bibaho bose ariko nayura mu kanya wagira ngo shose none se imyenda wari wambaye ejo iri he ko nshaka kuyifu ejo reba hirya reba iyo pantaro y'umukara munsi yaho numva nayitsindagiye aho hakurya y'ino cyangwa ni iki gikapu ndi kureba hano rebamo numva nayifizera ariko niho reba mu gikapu hanyuma se ako sheri wumva uzakobwa nka zingahe zingahe ako shu ako kuki ubundi wiyanduza ubundi ubungubu ubwisa nabi nkanyuma ko mba nticaye mu biro wa mugore sheri ibi ni ibiki ibi ni ibiki ibiki se kandi amakariso y'abakobwa mu nzu ngo amakariso ibyo bintu bibaho se do niba babimbwiye ukuranye ku kazi ako ndebe yaba ari wa mukobwa twakoranaga ngo umukobwa bakoranaga akumva nkubwiye kandi uza ikigo nakoragamo kibamo abakobwa urumva zimbarire neza zimbarire hari umukobwa rero wazanye envelope iramucikana imaze kumucikana ambitse imyenda y'umukobwa itabitse muri envelope nyine envelope kandi ubwira ko envelope yaracitse imaze gucika mu biki none se ushaka n'ingwe byose birimo ni imyenda yawe warangiza ukambwira ngo wiki nyine icyo ni ukubwira envelope yazanye n'imyenda yaracitse akuramo imyenda yose ndamubikira umva nkubwire dutandukanye ariko reka nkubaze kuri kunanira mu minsi ya mbere nta n'imyaka 10 turamarana nta n'umwana tonde tugenda ubimbwira nangazari utumva rwose yewe ndakwicara ntabwo kwicara umuntu uri mu makosa aricara nahagaze basi nahagaze urishimye se ntishima se uricara uratinyuka ukanicara none se uguragira ngo tubigenze je nakubwiye n'umuntu amutwaje imyenda ayicomoyemo yibagirwa umwenda we w'imbe umva rero mva nkubwire ubu sindagukorera iki none se urankorera iki nakoze kugira neza sibwo nzize ako reka nkubwire undi ryamye uraryama ugasinzira kandi tuba turi kumwe oya uraryama ugasinzira ese ni gute ibintu ukora ntabwo ujya ushimwa kabiri iyo ntangiye kunezerwa ndi muri mudu nzima ndi mu bihe byiza ibintu ujya ukabizanga ubu uryama ugasinzira nta n'ubwonko ugira bw'ibintu nkorera ese ninjye uba wabiteye ninde ubitera ni wowe none se kamubwira umwenda ubonye ariko reka nkubaze ntabwo nkunyura nzi ko mba ntacyo mba ntakoze ibintu byose umbwira byose mbikora ntabwo nkunyura
ntabwo utekereza ibyo biri uri kuzamura abaturanyi se ibyo birandeba uranyura basi none nimba munyura kuki ujya mu bahabara mu muyandi ntayo nagiye kuki ujya mu ncoreke nagaza wigeze umbonana n'umukobwa kuva twamenyana none rega ngaho ndimo ndakora iki nkumva telefone iraguhamagaye naba ndi gukora iki ngaho zanye amasuve y'abagore mu mufuka gute nta kariso y'umukarangira iriya yavuye nakubwiye ko ari umukozi twakoranaga mutwaza imyenda nkuyemo imyenda ye isigaramo ubu se nongere nsubire mu inshuro 10 ariko ikibazo cyawe n'ujya unabyemera ibintu mba mvuga byose biba biri kiriya ibi nibyo bavuga ngo rwubaka ubone ibi nibyo bavuga ngo rwubaka ubone ngo genda ubone ndimo ndavuga ni ibyanyabyo ahubwo ikibazo cyawe rero ibintu byose wabigize seyi kandi biba byoroshye cyane aho ubwira akariso genda bitwike uzi ko ngiye kuzagwa ku gasi kubera wowe ngewe none se uzi ko ari njye muntu ushobora kukujyana mu ijuru rito ukarya imbuto utigeze unatera ngaho iryo juru rito ntuje mucyura amasura muranyurira nabyo ugabanya izo nyuro za kwanza sigana kambe nigiye ku muhanda uretse gato ugenda uhereyo sinkubona uzunguza urwo rutwe ugaruka muri ino nzu ese urashaka kwiba umva ugenda ugumeyo wibeshye ugaruka aho ngaho urebe ukuntu ntagusatuye